Yesu ashimwe cyane. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Ku mazina nitwa Nyirabagenzi Jeannette, ariko abantu benshi bamenyereye ku izina rya Mama Dorine. Nahisemo rero ko najya nitwa Mama Dorine, n'abatarimenyereye bakarimenyera, kuko abantu benshi niryo bamenyereye. Ntacyo rero bintwara nanjye kuba barimpamagara, kuko yose ni amazina yanjye. Amazina yanjye rero ni Mama Dorine. Nkaba mbamenyesha ko nakirijwe mu itorero rya ADPR, kandi nkaba nkikijijwe. Ndacyafite inzira zigana Siyoni mu mutima wanjye. Amena. Imana iduhane umugisha hamwe. Dusenge. Mana yacu, Mana igira neza, Mana yaremye ijuru n'isi, ndagushimye ko wongeye kunshoboza ngo nimbumbure umunwa mvuge. He kuba njye, ahubwo hawe we Mana. Ndakwinginze umwuka we wera, umwigisha wacu mukuru, agendere buri wese umwe ugiye kumva buno butumwa wampaye, amwigishe amusobanurire. Mwami wanjye, Mana yanjye, ntacyo nshoboye, ntacyo nashobora, ariko wowe urashoboye. Wowe uzi umutima wa buri wese umwe, uzi nuko wamubwira akumva agasobanukirwa. Urakoze kubyumvise, kandi urakoze kugiye kwigisha buri wese umwe muri twebwe. Bisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen. Bene data, mbazaniye ubutumwa Imana yampaye. Ndi kumva nayobowe n'umwuka w'Imana kubikubwira yuko iki gihe turimo atari igihe cyo kujyana ibya cumi n'amaturo mu rusengero. Igihe udashobora kujya mu rusengero, ntibigucira urubanza, ntiwumve ko hari igikuba cyabaye, ahubwo ni buryo Imana yashyizeho kugira ngo utange icya cumi n'amaturo mu bundi buryo, mu yindi nzira. Imana iguha umugisha kandi usobanukirwe. Iki gihe turimo, hari ikindi gihe kizagera, niba Imana iguhaye kuramba, nanjye ikampa kuramba, tubitegereze twihanganye. Hari igihe tuzajya mu rusengero nta nkomyi. Hari igihe tuzajya mu rusengero nta udufata ngo atugenzura, avuge ngo abana nibareke kwinjira, abakuru nibinjire, ngo abana nibinjira, abana nibarore. Oya! Oh Mana, icyampa ukabisobanukirwa, ukamenya ko icyo gihe tugomba kugitegereza. Tugitegereze twihanganye bene data, kizagera. Ariko mu gihe kitaragera, tugende muri gahunda y'Imana yadushyiriyeho. Dusomye nko muri Maraki ibice 3 umurongo wa 9, haravuga ngo muvumwa wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Umurongo wa 10, nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishyitse, mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho imigisha mukabura aho muyikwiza. Imana iduhane umugisha hamwe. Iri jambo ni iry'Imana, iri jambo ndaryubaha, iri jambo nararyubashye, narabivuze, narabihuguriye abantu kubikora pe. Iri jambo ni iry'ukuri kandi ni iryo kwizerwa. Imana iduhane umugisha bene data, ntimunyumve nabi, nta n'uwantumye. Njyewe numvise umwuka w'Imana anzamo kugira ngo nkubwire irihishurirwa nanjye Imana yampaye. Numva ko ari Imana yari impaye. Urigenzuza umwuka wera, niwumva ko ari Imana yantumye, ubyumvire, birakugirira neza. Niwumva atari Imana yantumye, ubyihorere. Nge ntawe mpatiriza kuvuga ngo Imana yantumye ngo byanze bikunze byemere. Oya, wowe ubigenzuza umwuka w'Imana, ubisengere, nuhamanya n'umwuka w'Imana koko ko ari yo yantumye, ubyumve kandi ubyumvire, bizakugirira umumaro. Niwumva navangiwe, ubyihorere rwose, ubyihorere. Nta mpamvu, nta nihari rwose, ntago nabiguha. Ariko kuri njyewe numvise ko ari umwuka w'Imana uri kunyobora kubabwira aya magambo. Rero ni ukuvuga ngo igihe cyo kujyana icya cumi n'amaturo mu rusengero cyararangiye. Biraterwa n'aho uri. Njyewe ndacyabikora kuko ndafite ubushobozi bwo kujya mu rusengero, ariko hari abantu badafite ubushobozi bwo kujya mu rusengero, nibo ndimo mbwira. Abantu badafite uburenganzira bwo kujya mu rusengero, nibo ndimo mbwira. Ariko njyewe aho ndi, yenda nawe aho uri, uracyafite ubwo bushobozi, uracyafite ubwo burenganzira bwo kujya mu nzu y'Imana. Ibi ntibikureba. Buri kintu n'igihe cyacyo bene data. Dusomeye umubwiriza ibice 3, uzabyisome umubwiriza ibice 3 guhera ku murongo wa 1 kugeza kuri 22, uzabisoma ubyumve neza. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo.
reka nsome imirongo mikeya. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Umurongo wa mbere ngo ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Ku murongo wa kabiri ngo hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri. Umurongo wa kane igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Umurongo wa gatanu igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Tugeze mu gihe cyo kwirinda guhoberana rero, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Bene data, uri mu gihe cy'intambara se cyangwa uri mu gihe cy'amahoro? Ubitekerezeho niwe uri bwisubize. Buri kintu n'igihe cyacyo, buri kintu n'igihe icyacyo. Mbisubiyemo, wowe wahuri rero, niba ufite ubushobozi bwo kujya mu nzu y'Imana, ukaba ufite ubushobozi bwo kujyana icya cumi n'amaturo mu nzu y'Imana, bijyane niko byagenewe. Nigeze kubivugaho ndavuga nti icya cumi n'amaturo ntabwo bishobora gusimbura gufasha abakene. Hari gufasha abakene biri ukwabyo, hari amaturo ari ukwayo, hari icya cumi biri ukwabyo. Ibyo bintu tugomba kumeza kubitandukanya, ntibihindutse ntibizahinduka, niko bimeze. Ariko icyo cya cumi n'amaturo urabijyana hehe, urabitanga gute? Nibyo bijya bihinduka. Iki gihe turimo rero kuri wowe, igihe cyaraguhindukiriyeho, ugomba kumenya ngo buri kintu n'igihe cyacyo. Wowe aho ngaho uri, ntabwo turi hamwe, ntabwo turi mu bihugu bimwe, ntabwo turi mu mugabane y'isi imwe, oya, ariko wowe wahuri. Hariho abantu bari mu bihugu bafite amategeko babujijwe kwinjira mu rusengero. Niba batemerewe rero kujya mu nsengero, icyo cya cumi n'amaturo barabijyana gute? Nge ndumva ko iri jambo ari iryanyu, nge ndi kumva ko ari mwebwe ndi mu gutumwaho. Nanjye icyo gihe nikinsohoraho, nawe icyo gihe nikizagusohoraho. Niba hari igihe kizageraho kikagusohoraho kudashobora kuba wajya mu nzu y'Imana ngo ujyane icya cumi n'amaturo, iri jambo nawe rizaba rikureba bene data. Ariko niba iri jambo ryaragusohoyeho, ni ukuvuga ngo nta bushobozi ufite bwo kujyana icya cumi n'amaturo mu nzu y'Imana. Ariko ntabwo bivuyeho yuko utagomba kugitanga, ntabwo bivanyeho utagomba gutanga icya cumi n'amaturo, ntabwo bivanyeho utagomba gufasha abakene. Ibyo ntibihindutse, nta nubwo nje kubihindura, sinzi n'indi uzabihindura. Ntawe ushobora kubihindura, ahubwo igihinduka ni uburyo bwo kugitanga. Ibi si ngiye wa mbere ubivuze, hari n'undi mwene data wabivuze, nubwo byakuruye impagarara bigakurura intambara, abantu ntibabyumve kimwe. Ariko uyu muntu ukoze w'Imana ntabwo ari yavangiwe. Nanjye Imana ikuntumye ngo nkubwire icya cumi n'amaturo, iki ntabwo ari igihe cyo kukijyana mu nzu y'Imana, kuko turi mu gihe cy'intambara bene data. Ahubwo gifate ugishyira umurewi. Umurewi ni muntu ki? Ni umuntu w'Imana wese, ni umukozi w'Imana, ni umuririmbyi, ni umunyamasengesho, ni umudiyakono cyangwa utakibona kujya mu rusengero. Ntabwo agishobora kujya mu rusengero ngo akubure urusengero, ntakibona uko ajya mu rusengero ngo akoreremo umurimo w'Imana. Ni wa muririmbyi za korali ntabwo agishobora kuzigeramo. Ni wa murewi, niwe murewi ndi mu kuvuga. Ni umukozi w'Imana wese, ni umuntu w'Imana wese ubasha kumuha cya cumi. Nicyo gihe tugezemo, ukite icya cumi, ucyuzuze, uvuga uti Mana sinshobora kujya mu rusengero, ariko nguyu murewi ntabwo ari wowe umufashije, ahubwo n'Imana ibimufashije. Kuko urabanza usenge, Imana ikuyobore ku buri bugihe. Ntabwo wavuga ngo nguyu ndakimu, oya da, icyo gihe waba urimo wibeshya cyane, ni nkaho wowe umufashije ku giti cyawe. Ntabwo ari byo, ahubwo nguyu umukozi w'Imana unyoboye kukimuha, ndakimuhaye. Arashima Imana nayo kwimwibutse. Niko bimeze, niko bigomba kugenda. Uragiha wa mukene w'umukozi w'Imana Imana ikuyoboyeho, arimo arasenga ngo atabarwe, arimo arasenga ngo Imana imugirire neza. Imana imukuyoboyeho rero, icyo cya cumi cyawe n'iki Imana ikoresheje kugira ngo imwibuke. Iki nicyo gihe tugeze mu bene data. Gende ugihe umukozi w'Imana, ubisengere, Imana ikuyobore. Umukozi w'Imana ugishyira, nubwo yaba nta rusengero ayoboye, nubwo yaba nta mirimo ashinzwe mu buryo bw'itorero cyangwa bw'idini bifatika, ariko ni umukozi w'Imana, uramwemera nk'umukozi w'Imana wakugaburiye ijambo ry'Imana. Mushyire icyo cya cumi, wirinde kugiha mwene wanyu, mwirinde kugiha bene wanyu, mwirinde kurobanura ku butoni kubera ko hari ibintu uhuriyeho na runaka, urobanure ku butoni uvuge ngo niwe ngiye kugishyira. Oya, genda ubanze usenga Imana ikuyobore ku mukozi w'Imana.
ugenda ukimushyire umukozi w'Imana, nubwo nta nshingano afite mu rusengero, nubwo nta nshingano afite yahawe n'ubuyobozi bw'itorero, ariko wowe uramwemera nk'umukozi w'Imana, uramwemera nk'umuntu wakugaburiye iby'umwuka, mushyira icya cumi. Ukita izina uvuga iti iki ni icya cumi, Imana ibona mu mutima kandi Imana ntaho ihishwa ibireba. Icyo cya cumi cyawe ugitange aho wumva uri buyoborwe kugitanga. Iki ni igihe cyo gukora nko mu gihe cy'intambara. Turi mu ntambara, turi ku rugamba bene data. Iki gihe kiratugoye, natwe tugomba kumenya ko ibihe byahindutse, tugakora nk'abari ku rugamba, tugakora nk'abari mu ntambara. Iki ni igihe cyo ku ntambara, igihe ni igihe cyo kwirinda guhoberana. Muri iki gihe cyo kwirinda guhoberana rero, nimba bavuze ati nimuhoberane, wowe ukagenda uhoberana, baraguhana n'amategeko yo mu isi arabihanira. N'ijambo ry'Imana rirabitubwira ngo hari igihe cyo guhoberana n'igihe kitari cyo guhoberana. Niba ari igihe cyo kudahoberana rero, cyubahirize. No mu buryo bw'umubiri niko bimeze, batubujije kugenda duhoberana, nitutabyubahiriza bazaduhana. Mu buryo bwo mu mubiri busanzwe, ntabwo ari mu buryo bwo mu mwuka. Mu buryo bwo mu mubiri, nimba bakubwira ati ntuhoberana ukagenda uhoberana, bizagukoraho. Igihe cyarahindutse rero. Amaturo uvuga ati iri ryo ryari ituro ryanjye, Mana urabibona niryo nshoboye, niryo turo ryanjye ndikoresheje iki ngiki. Iri ngiri ryari ryo gufasha umukene, nawe ndamufashije. Ubyubahirize, urabona umugisha. Dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Samweli wa mbere ibice 21. Uzasome izi nkuru zose uzisome. Ni inkuru za Dawidi ubwo yararimo agenda ahunga Sawuli. Dawidi ubwo yararimo agenda ahunga Sawuli, yaragiye ageraho arasonza, nabo bari kumwe barasonza. Icyaje kuba ni ikihe? Yaragiye Dawidi asanga umutambyi Ahimeleki, ajya kumubwira ati ndashonje ngaburira. Tubisome ku murongo wa 5. Samweli wa mbere ibice 21, uzahere ku murongo wa mbere, izi nkuru zose uzazisome, ariko ndababwira ku murongo wa 5. Uyu Dawidi rero yaragiye abwira uyu mutambyi umukozi w'Imana Ahimeleki, amusaba igaburo. Amusabye igaburo, umutambyi aramusubiza ati nta mutsima wa rubanda dufite, kereka umutsima wejejwe. Nuko yaramusabye imitsima, aravuga ati nta mitsima ya rubanda. Dawidi yari rubanda, yari umuntu usanzwe, ntabwo yari umutambyi. Ariko uyu mukozi w'Imana aramubwira ati nta wundi mutsima dufite kereka uwejejwe, ngo n'uruburaburizo ngo keretse abahungu birinze abagore. Ariko Dawidi aramubwira, aramusobanurira ku murongo wa 6, muzabisome. Aramusobanurira, amubwira ukuntu bamaze iminsi 3 mu rugendo. Aramusobanurira uko byaje kugenda ku murongo wa 7, ngo nuko umutambyi amuha imitsima yejejwe, kuko hatariho undi mutsima kereka imitsima yo kumurikwa yakuwe imbere y'Uwiteka. Bagasubizaho ishyushye ubwo bayikuragaho. Amena. Imana iduhane umugisha hamwe. Iyi mitsima rero yari yejejwe, Dawidi ntabwo yagombaga kuyiryaho, ariko kubera impamvu. Kubera Dawidi yari ari ku rugamba, kubera Dawidi yari ashonje, Dawidi yari akeneye ikintu cyo kurya, Dawidi yari akeneye kugira ngo abeho, akomeze abeho. Ntaho ubundi byari kumukora, yari no gupfa. Tugomba kurya, abantu twambaye umubiri n'amaraso tugomba kurya kugira ngo tubeho. Imana idufashe. Uyu muntu rero witwa Dawidi yaciye ku itegeko. Uyu mutambyi arabyemera, nawe anyura ku itegeko ry'uko iyi mitsima itagombaga guhabwa abantu bandi ba rubanda rusanzwe, ariko yabiciyeho ayiha Dawidi. Dawidi aragenda arahembuka, kuko hari mu gihe cy'intambara. Dawidi yari ari mu gihe cy'intambara, yari ari mu gihe kidasanzwe. Buri kintu n'igihe cyacyo rero. Iyo hataba ku rugamba, iyo hataba muri iki gihe Dawidi yari arimo yirukanka ahunga Sawuli, ntabwo iyi mitsima yari yemerewe kuyirya. Ariko iyi mitsima noneho yarayiriye, kandi byabaye byiza, byabaye mu bushake bw'Imana, nta rubanza rwabagiyeho. Imana iduha umugisha. Natwe rero, nawe uri mu gihe kimeze nk'iki ngiki, nawe urabyemerewe gufata icyacumu ukagiha umuntu runaka. Urabyemerewe gufata icyacumu ukagikoresha umurimo w'Imana uko uzumva uyobowe. Nge nkutumweho kandi ndakubwiye, niwumva uyobowe n'umwuka w'Imana, ukumva uhamanya n'umwuka w'Imana, niba ufite umwuka w'Imana ukuyobora,
uwumvirize inama nkuhaye, kandi Imana izaguha umugisha. Amena. Nta bindi ndenzaho, nta bindi nkubwira. Icyo nakubwira nuko wasenga Imana, kandi icyo nakubwira nuko wakomeza ugatanga icya 10 n'amaturo, kuko ugomba kubikora bene data. Nawe ubundi nugenda ukwiryamira ngo ntabwo kijya mu rusengero, ukwiyicarira icya 10 n'amaturo ukumva ntabwo bikikureba, aha niho kugwa kwawe kuri, kandi simpamya ko impanda uzayumva. Imana iguhe umugisha. Dusenge. Mana yacu, Mana data, ndagushimye cyane Mana ko unshoboje kuvuga ijambo. Gusobanura n'ukwawe, njye ntacyo nshoboye, ndi umunyantege nke, ari kuri imbaraga zanjye. Sengeye buri wese wumvise iri jambo Mana, kugira ngo umuhe umutima wo guca bugufi mu mutima we, umuhe ubwenge, agusobanuze nzi ko usobanurira buri wese. Ku ijambo ryawe ryaratubwiye ngo abagushakana umwete bose bazakubona. Mana yera, ndakwingize kugira ngo urusheho kudufasha, urusheho kugendana natwe muri iki gihe cy'ubukame, muri iki gihe cy'imisi y'imperuka, muri iki gihe kigoye umugenzi, urusheho kubana natwe, urusheho kubana nabera. Urakoze kubyumvise. Sobanurira buri wese umwe muri twebwe, byose mbigusenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen.